buryo isi yose nabonaga ibuditse umwijima. Hanyuma uwo mwijima mbona uri kumanuka usatira abantu, ariko mbona abantu benshi urabasatiriye kandi urabasatiriye cyane. Mbona harabura akantu gato uko mubona aka kaboko kanjye nkagize. Iki ni igicu, aba ni abantu bari ku isi n'isi. Nabonaga harimo akanya kangana gutya. Imana irambwira ngo iyi si ibudikiwe n'imbaraga z'uburyo butatu ziri gutsikamira itorero ry'Imana. Ngo nihatabaho guhindura imirwanire mu buryo bw'umwuka ngo abera barwane basenga amasengesho yo mu buryo bwombi, ngo harabaho kuva mu mana bamwe kandi bari abanyabugingo. Yesu yari yarabanditseho ubugingo. Ndabwirwa ngo habeho gusenga ku banyabugingo. Musenge duhumanure ikirere, musenge tweyure ikirere. Kandi Bibiliya irabivuga mu Byahishuwe. Bibiliya iravuga ngo nibo bahamya babiri b'ibiti bya Elayi, ngo bafite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso, ngo no guteza isi ibyago uko babishaka, ngo kandi ngo bafite ububasha bwo gukinga ijuru imvura ntigwe. Bene data, Eliya yari umuntu nkatwe. Imana yabuze abantu ikorana nabo kugira ngo ikore ibitangaza, kugira ngo yigaragaze n'abatayemera bayemere, yigaragaze n'abatayubaha bayubahe. Ariko kandi turemeranya neza hamwe n'abera bose mu nkurikirana, turemeranya ko Yesu afite imbaraga. Muri izo message eshatu nguhaye, Yesu ndagira ngo usubize amaso inyuma. Hari ibintu Yesu yakoranye nawe, uko biri none biraruta mbere nshuti y'umusaraba. Ntabwo uyu munsi ariho wakananiwe. Twahamagariwe gukomeza abari baguye, twahamagariwe kugira ngo twomore inguma ziri mu mitima y'abantu. Kandi uyu mwuka wa Kristo twahawe ni umwuka w'imbaraga, ntabwo ari umwuka w'ubwoba. Ntiduciwe intege n'ibiriho, ntiduciwe intege n'amatangazo asohoka umunsi ku munsi isi itangaza, ntiduciwe intege nuko iz'Imana biri kugenda abantu babihonyora mu mihanda. No, ntabwo ari cyo kiraduca intege. Uwo twizeye jye nawe afite imbaraga, afite imbaraga kuko uwakubumbabumbiye mu nda y'umubyeyi wawe ukavuka ugakura, ukava ku cyiciro cyo gutoba ibyondo no kurya ibyo ubonye utanazi n'ibyakwica, ukagira ubwenge. Ntabwo wabuheshejwe n'undi muntu uwo ari we wese, n'Imana yabuguhaye. Iyo rero iracyafite imbaraga zo kuzura n'abari bapfuye mu buryo bw'umwuka. Akira guhagurutswa n'Imana, akira kuzuka mu buryo bw'umwuka, akira kongera kwiringira yaguhamagaye, akira kongera kwigirira icyizere. Kuko reka nkubwire, uko byagenda uko ariko kose, itorero rya Kristo rizataha. Kandi habe ku manywa rizagenda, habe mu gicuku rizagenda. Ndabizi kandi ndabihamya. Bamwe bazi ngo ni escroquerie, abandi bazi ngo ni ibintu biri aho ngaho bidafite 12. Ariko twe twabonye imirimo y'Imana. Nimusigeho mwivugira ibintu nabi, twamenye ko bikora. Kandi niba ari nawo murongo mwafashe, uko mubivuga nabi ni nako namwe ku munsi w'amateka uko wagenje niko uzagenzwa. Niko bimeze, nuko byubakitse. Iyo utemera Imana uba wemera Satani. Kandi buri wese, Imana, Satani bafite ibihembo. Yesu afite ibihembo azahemba be. Satani nawe ahemba abantu buri munsi. Njya mbibona ajya ahemba abantu, ariko n'Imana igihemba abakozi bayo. Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba, dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu. Ndagushimiye kuko wabanye natwe mu gihe tumaze kuri Riratashye Ministry. N'umugisha kukugira, kandi nanjye ndabizi ko nakubereye umugisha muri Kristo Yesu. Reka dukomeze tuberane abo umugisha rero, kugira ngo muri cya gitondo cy'umuzuko n'ubundi tuzagire ibyishimo ubwo tuzatumbagira ikirere hamwe n'abera bose bazabaturutse mu mpande enye z'isi. Uri Australia, uri Canada, uri Belgique no ku yindi migabane y'isi itandukanye, uri muri Afrika, uri mu Rwanda, munyarwanda mugenzi wanjye, mu majyepfo, mu majyaruguru, y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba, muradukurikira ndabizi. Rero ndabashimiye kuko muri Kristo Yesu njya mbona ko imigisha mudusabira itugeraho
kandi impamvu intera kubashimira nuko iki gihe tumaze duhagaze, amasengesho yanyu agira imbaraga kuri twebwe. Mukomeze mudusengere kugira ngo tubashe gusohoza umurimo w'Umwami Imana. Nzanye ubutumwa maranye iminsi, ariko kandi Umwuka Wera mbabarire kuba naratinze gutanga ubutumwa nahawe n'Imana kubazanira, kandi murabizi ko nababwiye ko uko ibihe bizaba bimeze uko ariko kose kugeza ku mwuka wa nyuma, Yesu navuga tuzavuga icyo yavuze, kandi natavuga tuzaceceka, ariko ntabwo yiteguye gucecekana intore ze, kuko ari isezerano yaduhaye ajya kugenda. Yaravuze ngo nta na kimwe kizabaho kibatunguye. Nshimiye abantu mujya munyandikira inbox mumbwira muti mukozi w'Imana, ibintu wahanuye turi kugenda tubibona, mukagira n'ishyaka ryo kunsaba amasengesho, kandi turabasengera rwose, turabasengera uko dushobojwe, uko dupfukamye turabasabira ku Mana. Reka dusenge Imana rero, twinjire mu butumwa Imana yampaye kugira ngo ngeze kubera b'Imana. Urakoze Yesu kuko uri kumwe natwe. Ndasengera umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro akumva icyo uvuga, ndakwinginze kugira ngo ntabe ari inyama n'amaraso zumva gusa, ahubwo umuntu w'indani, umuntu w'imbere agaburirwe, ahemburwe mu mwuka, ahabwe imbaraga mu buryo budasanzwe. Nizeye ko ubutumwa burakwira ahantu henshi hatandukanye, kandi urabugeza kure hashoboka. Ndabizi neza kuko ufite izo mbaraga zo kumenyesha umuntu ibyo amaze iminsi yibaza muri Kristo Yesu, ndetse uyu muntu amaze igihe asenga, ariko igisubizo cye ugicishije muri nge. Rero ubwo arabateza amatwi, yumvire mu mwuka cyane, kandi utanga amatwi y'umwuka ndetse n'amaso y'umwuka. Tubisabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu wapfuye akazuka, amen. Bene data rero, kuri Riratashye Ministeri hano, channel yanyu cyangwa se urubuga twafunguye tugira ngo twamamaze ishimwe rye yaduhamagaye. Murabibona ko twirinda kuvangamo ibindi bintu bitari iby'Imana, kuko isi yubakiye ku bintu byinshi, ariko muri ibyo byinshi hari abahamagariwe ibyo bindi, natwe duhamagarirwa umurimo w'Imana. Rero kandi nawe kuko wahisemo kumva iby'Imana, uri umuhanga kandi uri umunyabwenge, uri umuntu udasanzwe, kuko wahishuriwe ibikomeye nkuko natwe twahishuriwe ibikomeye. Rero niyo mpamvu hari igihe kizajya gishira wenda mutatubona, suko tuba tudashaka kuza hano, ariko ntidukunda kuza hano tudafite ibyo kuvuga. Mu by'ukuri ntidushaka kuvuga ibyacu, turashaka kuvuga ibya Kristo. Kandi ndabashimiye kuko ibyo ari byo byose muragerageza uko mushobojwe mu Mana, mugakoreshwa n'Imana uko mushobojwe. Bake muri mwe cyangwa benshi muri mwe murabikora uko mushobojwe, kandi inkunga yawe itanga umusaruro mu buryo bukomeye cyane, kandi ndabizi ko ku munsi w'amateka uzabihemberwa. Rero dufite ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa twahawe n'Imana. Tumaze iminsi turi gusenga twinginga Imana kugira ngo ikomeze kutumenera amabanga y'ubwiru buheruka isi, kugira ngo tubashe kumenya uko tugenda mu gihe gisa n'iki ngiki. Bene data, turi mu gihe musabwa gusenga kugira ngo Imana ibahe igihe burayo cyinshi mu buryo bw'amarenga y'Imana. Yesu hari aho yageraga agaca amarenga akavuga ngo umubibyi yasohoye imbuto, hanyuma ngo ajya kubiba, akavuga amagambo akomeye ari imbere y'iteraniro ry'abantu benshi, avuga ati zimwe zaguye mu mahwa, amahwa araziniga zirabura, hanyuma izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera, zera 100 n'izindi 100, izindi nazo zigwa mu nzira, inyoni zirazitoragura. Asoza kuvuga ayo magambo akagenda. So bamwe bagataha bavuga ngo uriya mugabo ibintu avuga bidafite aho bitangirira naho bisoreza, bundi ni muntu ki? Ariko abigishwa bahawe kumenya ubwiru bw'Imana bajyaga ku ruhande bakamubaza ngo ni ibiki wavugaga, akababwira ngo mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'Imana, ngo ariko abandi bazabyumva ariko ntibazabimenya, bazabireba ariko ntibazamenya ibyo ari byo. Nicyo gihe rero dusohoyemo. Isi iri guca amarenga, iri kuramukwa, ariko buri muntu wese arahuze, kandi Imana ikeneye umwanya wawe nayo.
rero nasabaga umwuka wera nawe nkwinginga ngo usenge umwuka wera aguhe kumva amarenga. Reka mbabwire, abera turi mu kibaya idura, kandi Nebukadinezari yashinze igishushanyo cy'izahabu muri icyo kibaya. Icyo gishushanyo gifite ubutware bukomeye bwo kuneterariza abera, cyangwa se icyo gishushanyo kirashaka guhata abera kuramya, kukiramya, tukareka Imana twamenye tukaramya igishushanyo. Ariko nubwo isi n'umwami w'ab'isi yamaze gutoza ingabo nyinshi ngo zidutsotsobe, ndahamya ndashidikanya ko nubwo bimeze bityo, uwo muyaga ukaba ufite imbaraga, natwe twegereye ku nkombe y'uruzi. Haleluya! Imana iguha umugisha rero, kuko wahisemo kutwumva, kandi ndumva nsabye umwuka wera ngo akumvishe ibyo tuzajya tuvuga mu bwiru bw'ubumana, ujye wumvira mu bwiru bw'ubumana. Abo bigishwa ba Yesu yabasobanuriraga iyo migani yose yacaga, kandi akababwira n'icyo isobanuye. Hanyuma yavuze ko umubibyi ni Imana, ubutaka cyangwa se aho Imana ibiba ni muri twebwe, ni mu bantu. Hanyuma imbuto ni ijambo ry'Imana ryabibwe mu bantu. Bamwe bararyakiriye, abandi ntibaryakira. Bamwe bararyumva bagasohoka baryumvise, ariko bagera hanze ibihendo by'isi bikabashuka, rya jambo bafashe rigahinduka ubusa, rigabasohokamo. Kandi ibyo ni ibigaragara nyine, turabibonye muri COVID, aho abantu bavugaga ko Yesu ari umwami bahakanye ko atari umwami wabo, bahitamo gufata za nzoga muri no minsi zirimo zangiza abantu benshi. Turabibonye mu gihe insengero zifunze, tubonye abantu barambika Bibiliya hasi. Ijambo bumvise n'ijambo ry'Imana bakiriye birangira ribasohotsemo, cyangwa se baryipakuruyemo. Rero mfite ubutumwa bukomeye, ukwiriye kubanza ukicara hasi ukabwumva. Niba utwaye imodoka, ndagusaba kubanza ukagera aho uparika mu rugo, mu gipangu, ukaza kumva buno butumwa witonze, kuko ni ubutumwa Imana yampaye, kandi ukwiriye kumva uko bizagenda uko ariko kose. Rero Yesu aguha umugisha kugeza ubwo utangara. Imana yamishuriye ibintu bikomeye. Nagiye kubona mbona ikintu kimeze nk'urutare runini, ariko urwo rutare rwari urutare rw'umukara. Noneho mbona urwo rutare rutsikamiye abantu. Abo bantu rwari rutsikamiye mbona ni imbaga nyamwinshi. Noneho nkomeje kwitegereza, mbona abo bantu bafite Bibiliya mu ntoki zabo n'igitabo cy'indirimbo, ndetse n'abantu bari kuzura umwuka wera. Ariko kurwo icyo kibuye kinini cyakomezaga kugenda kitsikamira abo bantu, niko bagendaga barekura bya bikoresho by'Imana bari bafite. Bene data, Imana irambwira ngo ninkomeze nitegereze ndebe. Nkomeje kureba, mbona abantu benshi barekuye ibyo bari bafite. Mbona rwa rutare rurabatsikamiye cyane, ariko hatarashira akanya bamwe mbona basigaje nka kuka kanyuma. Mbona haje uwambaye ibizera, akuraho icyo kibuye cyari kinini, hanyuma agisunikisha urutoki rwe. Cyegeye mbona abantu bari kwiruhutsa. Ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo ibyo ubonye ni abantu bamaze iminsi batsikamiwe n'umwuka w'isi ndetse na Satani, ngo mbakuyeho izo mbaraga zari zibatsikamiye. Mbaza Imana ngo ibimenyetso nzabwira abantu bari bafite abo bantu ni ibihe? Imana imi bimenyetso bitatu. Irambwira ngo umuntu wese wajyaga gusenga akumva hari imbaraga imwongorera kudasenga, bikarangira atanasenze, cyangwa se watangira gusenga ugahita usinzira. Irambwira ngo icyo ni ikimenyetso cya mbere simusiga gikomeye cyane. Abantu bari batsikamiwe n'icyo kibuye, ngo icyo ni ikimenyetso cya mbere. Utangira gusenga, wajya gusenga muri make, noneho uko wasengaga ukumva ufite icyo bita connection, cyangwa se network y'Imana.
ukumva uri connected n'ijuru. Ariko wari usigaye usenga, wasenga ukumva n'isengesho ryawe ntirirenga muri metero nk'eshanu uturutse hasi aho uri gusengera. Hanyuma icya kabiri, mbwirwa ko abo bantu ngo bari abantu bari basigaye bari guhanyanyaza cyangwa se gukanyakanya. Ni nko kuvuga ngo umuntu yarwanya intambara, bamuvunnye amaboko, bamuvunnye amaguru, bamuvunnye imbavu, ariko n'amenyo ari kuyakoresha arumana muri iyo ntambara kugira ngo ayitsinde. Rero ngo abo bantu ngo nubwo bari basigaranye ako kuka nakwita kanyuma, ngo uko kurwana kwanyu murwana n'abadayimoni, imbaraga zari zibashizemo, mpabwa ikimenyetso kimeze gutya nanone, ngo wajyaga usoma ijambo ry'Imana ndetse ugasoma ukumva ufite amatsiko yo gukomeza gusoma inkuru zo muri Bibiliya, iz'abami, iz'abatware, iz'abatamzi ndetse n'inkuru za Yesu, ariko ukumva ufite amatsiko. Ariko uyu munsi ikimenyetso cyerekana ko hari ikintu cyari kigutsikamiye, nuko usigaye umara umunsi wose udatekereje no gusoma umurongo umwe wo muri Bible. Hanyuma usigaye ushobora kumara ibyumweru 2, 3, 4, ukwezi kugashira, 2 agashira, 3 agashira. Natangaye kuko umwuka yamishuriye ko hari n'abantu basigaye bamara amezi 8, umwaka ugakubita, utarambuye ijambo ry'Imana ngo urisome, utafashe igitabo cy'indirimbo ngo uririmbe indirimbo zo mu gitabo, iz'agakiza ndetse n'izindi zaririmbiwe Imana cyangwa zahimbiwe ibihimbano by'umwuka, ukamara icyo gihe cyose kandi ugakomeza kuvuga ko uri umugenzi ujya mu ijuru. Reka nkubwire, umuntu usanzwe mu buzima busanzwe, umuntu aramutse atariye ngo ananywe, ni ukuvuga ngo nta buzima yagira, yapfa. No mu mwuka rero Imana yarambwiye ngo ibyo bimenyetso 2 byateye abadayimoni kwinjira, hanyuma bambura abantu iby'umwuka, babasigira guhondobera. Nabonye abantu benshi bari guhondobera. Guhondobera ni ugusinzira imburagihe, ni ugusinzirira hatari ngombwa. Ndabwirwa n'umwuka wera n'ijwi rirangurura ngo ngende mbwira abantu b'Imana bari mu murongo w'ubumana, abagenzi bajya mu ijuru, ngo ntabwo gucika intege nonaha bigikunze, ngo Imana ibakuriyeho icyari kibatsikamiye. 3, ikimenyetso cya 3, umwuka wera yaranganirije arambwira ngo abantu bo muri iyi minsi ntibagishaka gukorera Imana, ngo ntibagishaka kunkorera, niko Imana yambwiye, ngo kuko babonye byinshi bibakura kuri nge. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo ibyo byinshi byabakuye kuri yo nta ruhare ibifitemo. Mwahuye n'ibihendo by'isi, wahuye n'umuntu arakugusha, wahuye n'umuntu kubw'ibyo muvuganye wumva wanze Imana, ariko uwo mwavuganye n'umuntu, ntabwo wavuganye n'Imana. Imana yo irambwira ngo iracyagukunda, iracyashaka kubona ubugingo kandi bwinshi. Ntucogore muri iki gihe, ntugwe isari, kuko Imana yohereje marayika wo kugutamika umutsima kugira ngo ukomeze urugendo. Imana irambwira ngo uzababwire ngo mu gihe Eliya yaraguye isari ari kwisabira gupfa, nibwo marayika yabonetse. Kandi ngo uzababwire ngo, Imana irambwira ngo nzababwire ngo mu gihe muri kwisabira gupfa, ngo iyo iri gutegura ibintu bikomeye by'ibihembo by'ibyo mwakoreye. Hanyuma irambwira ngo Satani we yamaze kubona imbere hanyu ko ari heza, none ashatse kubacogoreza mu nzira. Warasengaga, uracyasenga, wiyirizaga ubusa, uracyiriza ubusa se? None se waririmbaga muri korali, uracyaririmbira Yesu? Cyangwa bavuze ko umusanzu waye mwishi, ubona ubikompaye n'ibyo ukeneye, ubona icyiza ari ukureka uwo murimo mwiza wo kuririmbira Yesu?
wakoraga umurimo w'ubutambyi, isengero zifunze, komeza utambire Imana ibitambo by'uko abantu ari amahoro, ukomeze utambire ibitambo abantu yuko bakiri muri Kristo Yesu. Ndetse kandi niyo yaba umuntu umwe, mushumbe umwigishe agakiza, umwagure mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'ubumana. Yesu azaguhembera uwo, n'abandi azabaguhembera. Fata umwanya, wongere wegere Imana. Iyo ni message ya mbere yijyanye n'icyo kibuye nabonye cyasaga umukara, mbona gitsikamiye abantu. Niba ufite ibi bimenyetso bitatu navuze, gusenga ukumva uratsikamiwe, kudasoma ijambo ry'Imana ukamara igihe kinini utanabyitayeho kandi warabikundaga, kutaririmbira Yesu indirimbo zo mu gitabo cyangwa n'izindi z'ibihimbano by'umwuka, ni ikimenyetso ntashidikanwaho ko wamaze gutandukira, wamaze gutakaza umurongo. Ariko kandi Yesu niba akuyeho kino kibuye cyari kigutsikamiye, ndagusaba kongera kwegera Yesu cyane. Kandi ushobora no kuzaduhamagara kuri iyo nimero ibiri aho ngaho, tukagufasha mu buryo bw'amasengesho. Kandi mujye mumenya ko icyumwa kibaho ngo gityaze ikindi. Bibiliya ivuga ko tugomba gufashanya, kandi uko gufashanya Bibiliya bivuzeyo mu buryo bw'amarengera. Avuga ngo icyuma gityaza ikindi cyuma. Birasobanuye ngo iyo umpamagaye je nawe tugasengana, ubuntu bundimo bukuzaho, ugakomera mu rugendo, nawe ubu kuriho bunzaho, tugakomeza urugendo urujya mu ijuru. Ni igihe cyo gusindagizanya bene data bakundwa muri Kristo Yesu. Icya kabiri, message ya kabiri cyangwa se ubutumwa bwa kabiri, nabonye abantu b'Imana benshi turi mu rwobo. Urwo rwobo mbona bamwe baruzamutsemo, bageze hejuru bakajya bareba abandi bari mu hasi, bagahamagara barimo hasi ngo bazamuke bavemo. Abari mu rwobo hasi ntibavemo, rwari runini pe. Noneho abari hejuru bakazenguruka bavuga ngo turakora ikimana. Igisubizo kirabura. Imana irambwira ngo ibyo ubonye ngo nabo nahamagaye bagiye mu bitagira umumaro. Satani abakingiranira mu kazuke, mu rwobo rwe. Bamwe bumva ijwi ryanjye bakazamuka bakaca imigozi, ngo ariko abandi uko wabonye abavuyemo bahamagaye basigayemo, ngo niko hariho abantu yaba ku mbuga nkoranyambaga hano turi, hariho abantu bari kuvuga ngo nyabuna mwezwe, nyabuna mwihane, nyabuna mwongere mwegere Imana, nyabuna muhindukirire Kristo Yesu. Ngo abamaze kurwa mu rwobo aribo babandi bo ku ruhande, ngo bakagenda bavuga ngo ngo yaracyavuga ibise, kandi ngo ibise biracyavugwa, ngo ibi biracyavugwa. Reka mbabwire, Imana irambwira ngo irababaye kuko ubutumwa bwayo cyangwa se abiri gutumwa ngo bababwire kuva mu nzira mbi, ntabwo muri kubemera, ahubwo muri kwiremera icocero. Ubu butumwa burareba abakozi ba Kristo, abo Yesu yahamagaye. Kandi nasobanuye imihamagaro, umuhamagaro Yesu ahamagara. Ntabwo mvuga bihamagaye, ntabwo mvuga bahamagawe n'abavandimwe babo, ntabwo mvuga bahamagawe n'abandi nazi, ndavuga wowe wahamagawe n'Imana. Iyo wahamagawe n'Imana wowe uriyizi, si ngombwa ngo mbaze ngo eske ngo narahamagawe nanjye, wowe urabizi nyine niba warahamagaye cyangwa utarahamagawe. Rero ndabwirwa ngo abakozi b'Imana benshi cyangwa se abantu b'Imana benshi bakorera Imana mu murima w'Imana, ndabwirwa ngo umurima w'Imana ureze, ngo ni igihe cy'isarura, ngo nimuvuze impanda, mubwire abantu ibyururutse imitima, ariko kandi mubabwire ko n'intambara z'i Yerusalemu zirangiye, ngo ariko noneho mubabwire kwezwa ndetse no kongera kwegera intebe y'Imana y'imbabazi, ngo Yesu ateze ibiganza. Imana irambwira ngo iracyategeye ibiganza buri wese kugira ngo yongere kuyegera. Ndetse kandi Imana irambwira ngo
ntabwo yananiwe kubahemba, ngo ahubwo bamwe muri mwe mwarihembye, hanyuma ibyo yari kubahemba irabigumana, iracyabibabikiye kugeza igihe muhindukiriye. buri wese uzajya uhindukira nta gihe kizajya gishira atabonye ikiganza cy'Imana. ubwo ni ubutumwa kandi bugomba kwihuta, kuko twabanje kubisengera n'ubu mbere yo kwicara aha nabanje gufata umwanya ndasenga. rero message ya gatatu, ubutumwa bwa gatatu, nabonye ikirere kirimo kibuditse umwijima mu buryo isi yose nabonaga ibuditse umwijima, hanyuma uwo mwijima mbona uri kumanuka usatira abantu, ariko mbona abantu benshi urabasatiriye kandi urabasatiriye cyane. mbona harabura akantu gato, uko mubona aka kaboko kanjye nkagize. iki ni igicu, aba ni abantu bari ku isi n'isi. nabonaga harimo akanya kangana gutya. Imana irambwira ngo iyi si ibudikiwe n'imbaraga z'uburyo butatu ziri gutsikamira itorero ry'Imana. ngo nihatabaho guhindura imirwanire mu buryo bw'umwuka, ngo abera barwane basenga amasengesho yo mu buryo bwombi, ngo harabaho kuva mu mana bamwe kandi bari abanyabugingo. Yesu yari yarabanditseho ubugingo. ndabwirwa ngo habeho gusenga ku banyabugingo. musenge duhumanure ikirere, musenge tweyura ikirere. kandi Bibiliya irabivuga mu Byahishuwe. Bibiliya iravuga ngo nibo bahamya babiri b'ibiti bya Elayo, ngo bafite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso, ngo no guteza isi ibyago uko babishaka, ngo kandi ngo bafite ububasha bwo gukinga ijuru imvura ntigwe. bene data, Eliya yari umuntu nkatwe. Imana yabuze abantu ikorana nabo kugira ngo ikore ibitangaza, kugira ngo yigaragaze n'abatayemera bayemere, yigaragaze n'abatayubaha bayubahe. ariko kandi turemeranya neza hamwe n'abera bose mu nkurikirana, turemeranya ko Yesu afite imbaraga. muri izo message eshatu nguhaye, Yesu ndagira ngo usubize amaso inyuma. hari ibintu Yesu yakoranye nawe, uko biri none biraruta mbere inshuti y'umusaraba. ntabwo uyu munsi ariho wakananiwe. twahamagariwe gukomeza abari baguye, twahamagariwe kugira ngo twomore inguma ziri mu mitima y'abantu. kandi uyu mwuka wa Kristo twahawe ni umwuka w'imbaraga, ntabwo ari umwuka w'ubwoba. ntiduciwe intege n'ibiriho, ntiduciwe intege n'amatangazo asohoka umunsi ku munsi isi itangaza, ntiduciwe intege nuko iz'Imana biri kugenda abantu babihonyora mu mihanda. no, ntabwo ari cyo kiraduca intege. uwo twizeye jye nawe afite imbaraga, afite imbaraga, kuko uwakubumbabumbiye mu nda y'umubyeyi wawe ukavuka ugakura, ukava ku cyiciro cyo gutoba ibyondo no kurya ibyo ubonye utanazi n'ibyakwica, ukagira ubwenge, ntabwo wabuheshejwe n'undi muntu uwo ari we wese, n'Imana yabuguhaye. iyo rero iracyafite imbaraga zo kuzura n'abari bapfuye mu buryo bw'umwuka. akira guhagurutswa n'Imana, akira kuzuka mu buryo bw'umwuka, akira kongera kwiringira iyaguhamagaye, akira kongera kwigirira icyizere. kuko reka nkubwire, uko byagenda uko ariko kose, itorero rya Kristo rizataha, kandi habe ku manywa rizagenda, habe mu gicuku rizagenda. ndabizi kandi ndabihamya. bamwe bazi ngo ni escroquerie, abandi bazi ngo ni ibintu biri aho ngaho bidafite 12, ariko twe twabonye imirimo y'Imana. nimusigeho mwivugira ibintu nabi, twamenye ko bikora. kandi niba ari nawo murongo mwafashe, uko mubivuga nabi ni nako namwe ku munsi w'amateka uko wagenje niko uzagenzwa. niko bimeze, nuko byubakitse. iyo utemera Imana uba wemera Satani. kandi buri wese, Imana, Satani bafite ibihembo. Yesu afite ibihembo azahemba be. Satani nawe ahemba abantu buri munsi, njya mbibona ajya ahemba abantu. ariko n'Imana igihemba abakozi bayo, igihemba abayemera, igihemba n'abayubaha. iyo wakoze ukumva wabiheshejwe n'ubwenge bwawe, ndagira ngo nkubwire ko wibeshya, kuko Imana itaguhaye umwuka uhumeka, ntabwo
waba ujya muri ako kazi wajyagamo. Reka dusoreze kuri iri jambo nahawe rijyanye n'ubutumwa nari nahawe, Imana yari yampaye kugira ngo ndisorezeho. Luka ibice 10 umurongo wa 18, Yesu yongeye kuhampa kugira ngo tuhavuganeho, ariko tugiye gusoma iryo jambo. Dushobora kubanza gusoma umutwe w'amagambo tugiye kuvuga. Haravuga ngo intumwa 70 zigaruka. 18 haravuze ngo arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. 20 aravuze ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. 21 muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushimira Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. 22 byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se, kandi ntawuzi se uwo mwana ari we uwo ari we keretse uwo mwana nuwo, kandi uwo mwana niwe uzi se. Rero iri ni ijambo ry'Imana. Bene data, uyu ni Yesu atuma abigishwa be 70. Burya ntabwo yahamagaye 12 gusa, yahamagaye abantu benshi bari 70, baranarengaga, hari bari 72 cyangwa 70 hagati aho ngaho. Ariko uko bakomeza kugendana na Yesu, bamwe bagenda bananirirwa mu nzira. Aha yari akiri kumwe nabo, akiri kubajonjora, ngarabanza baha ubutwara, arabatuma ngo baragenda birukana abadayimoni benshi mu bantu, ngo baza bidoga, ngo bavuga ngo twirukanye abadayimoni, natwe batwumviye bari kwishima cyane. Yesu arabareba, abona ntibazi ibintu barwanye nabyo ko bifite ubundi butware nabyo. Arababwira ngo nimusigeho, reka mbabwire amagambo y'ubwenge. Haleluya. Arababwira ngo yemwe, nabonye ngewe Satani amanuka mu ijuru asa n'umurabyo. Yari ari nko kubasobanurira ngo ibyo mwirukanye ni imyuka kandi ni nk'imiyaga, nubwo byagiye ntabwo byapfuye, bigomba kugaruka gutera abantu. Arababwira ngo kandi ngo yaguye mu isi asa n'umurabyo. Aravuga ngo ahubwo icy'ingenzi, mwebwe mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Aha yari ari kubasobanurira ngo mbahaye imbaraga zishwanyaguza imyuka mibi, mbahaye kunesha amahembe, mbahaye kunesha ibitega, mbahaye kunesha inkonjo, mbahaye kunesha ryangombe n'ibindi, mbahaye kunesha imyuka ya karani. Arababwira ngo mbahaye kunesha framaso, mbahaye kunesha n'indi myuka ya kabaliste n'ibindi birere byose, mbahaye kubishwanyaguza mukabikubita hasi. Arababwira ngo kandi ntimwize kwishimira ko abadayimoni babumviye, ngo ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Mwene data, kuba ukiza kanseri Yesu agukoresheje ntibisobanuye ko ufite ubugingo, ahubwo ukwiriye kumenya niba izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu ku murongo wa 21 ngo yishimira cyane mu mwuka. Haleluya. Imana iguhe kwishimira mu mwuka. Nshuti yanjye, nta handi ho kwishimira hasigaye. Amafaranga nta byishimo asigaranye. Ikimenyetso, abantu bakomeye ku isi batunze amabiliyoni n'amabiliyari ntabwo babasha kuryama ngo bafate ibitotsi batanyweye ibiyobyabwenge. Uko niko kuri. 85% abafite inganda zikomeye baranywa inzoga
bikomeye cyane, abandi bararara ku makontwari bafite amabiliyoni kuri konti zabo, abandi bafite ubwoba bw'uko isi ishobora guhura n'akaga, bari kujya gutura mu mibumbe. Biriya ni umwuka w'ubwoba no kutizera uko Kristo afite imbaraga. Abandi no mu bihugu bya Afurika bari kwitera inshinge kugira ngo babashe gusinzira. Nta mahoro asigaye, mu mafaranga ntayo, ingo z'iyi minsi nazo nta mahoro asigayemo. Satani yatatse buri hantu hose, buri rugingo rwose rugize isi umwanzi yararwatatse. Umuntu abyuka ashaka miliyoni, yayibona muri bizinesi akaryama arwaye umutwe avuga ngo iyaba nari mbonye ebyiri. Undi azinduka avuga ngo nindamuka ngeze ku rwego ngura imodoka yanjye nzaba meze neza, mfite n'inzu yanjye, nzaba meze neza mfite na miliyoni nka 20 kuri konti. Ibyo yamaze kubigwiza, ajya kwa muganga bamupima bagasanga tensiyo yarazamutse, bagasanga afite umuvuduko, agahita atangira kurya ibinini. Ubandi benshi barasenze ngo barye, abandi barakoze ngo babeho, bararya, bageze finale bagiye kwa muganga basanga mu biryo naho nta mahoro baboneyemo, ahubwo muganga bashyiriraho orere yuko bagomba kurya ibiryo bitagira umunyu, bidakaranze. Reka nkurangire ahantu hari amahoro ushobora kwishima iteka ryose, kandi ukazishima no mumva, ukazishima na nyuma y'ubuzima, ukazishima ubonye n'umwami. Ni muri Kristo Yesu, ni mu mwuka wera. Imana ikumera umwuka wera kugira ngo ukomeze kwishima nawe nk'uko Yesu yishimiye mu mwuka wera. 21 niko havuze ngo muri uwo mwanya yishimira mu mwuka. Aravuga ngo ndagushimiye Data, kuko ibi ngibi, ibi tuvuga, ibi twahawe, haleluya, ibi twemera, ibi twizera ko tuzabona Imana, wabihishe abanyabwenge, wabihishe abahanga, wabihishe abafite ubwenge buhanitse, ubihishurira abana bato. Aravuga ngo ndagushimira Data, kuko ariko wabishatse. Ndashima Imana, nawe ukwiye gushima Imana. Wari uzi ko hari abantu bicwa n'ihembe kandi azi ko ari indwara isanzwe, akava muri Afurika akajya kwivuza mu Buhinde, akajya kwivuza muri Amerika, yagerayo bakabura indwara, akagwa ishyanga, kandi yagiye afite ihembe mu mugongo, kuko hari ibyo yahishwe, hari ibyo yize mu ishuri, ariko hari n'ibindi atize mu ishuri. Yarakwiye gupfukama akamenya ubwo bwiru. Reka mbabwire, amahoro Yesu atanga nta handi wayakura. Amahoro umwuka w'Imana utanga nta handi wayakura. Nta myambaro myiza wakwambara ngo ugire amahoro, nta nzu nziza waturamo ngo iguheshe amahoro, nta mafaranga watunga ku isi ngo aguheshe amahoro, nta byishimo wagira byarenze iby'umwuka wera w'Imana. Ngusabiye umwuka wera wa Kristo, ngusabiye umwuka wera w'ibyishimo, ngusabiye umwuka wera wo kwizera, ngusabiye umwuka wera wo kuzamurwa mu ntera mu izina rya Yesu. Kandi ubu nagusengeraga mu mwuka mu buryo bw'ijambo. Yesu nanone yakomeje kuvuga amagambo akomeye yabwira abigishwa, arababwira ngo erega nta uzi umwana w'Imana keretse Imana, nta nubwo uwo mwana nawe abantu bamumenya keretse abamumenya, abamuhishurirwa n'abayishuriwe se. Haleluya. Aravuga ngo nta uzi umwana w'Imana keretse Imana yonyine, nta nuzi Imana keretse uwo mwana w'Imana. Umva icyo bisobanuye. Buri mwana wese azi se, na se w'umwana, uwo mwana azi umwana we. Ni ukuvuga ngo muri Kristo Yesu Imana iratuzi, kandi natwe tuziranye n'Imana. Niba uri umwana w'Imana, ariko kandi niba utari n'umwana w'Imana, ndagushishikariza kwinjira mu mugabane w'abana b'Imana. Haleluya. Urucantege ruriho niruguca intege, injira mu mugabane w'abana b'Imana. Turabashimiye ku bantu mubasha gusakaza buno butumwa. Reka tubyite gusakaza ubutumwa, kuko iyo usharinze uba wamamaje ubutumwa, uba uriya muntu wahereje naramuka arokotse muri cya gitondo cy'umuzuko, ndazi ko uzambara ikamba ritangirika. Ibyo ndabyizera ntashidikanya, kuko nasomye ibyanditswe byinshi, nabajije Imana, ndetse nahishuriwe ibikomeye bene data. Haleluya. Impamvu tutinjira mu by'abandi binjiyemo, twahishuriwe ibikomeye nshuti z'umusaraba. Amayero yajya
muri YouTube tukayahembwa ari uko twashebeje bagenzi bacu, aya aragatabwa. Ariko ayo tuzahembwa Imana iyashima, ayo ngayo ni amanyamugisha. Ntabwo twayoberwa kwicara natwe ngo tuvuge abandi, ndetse tushaka inkuru zitumwa turebwa cyane cyane ko abantu muri iki gihe bakunda kumva ibigoramye, ibigororotse batabikunda. Ntabwo bizatunanira, dufite akanwa ko kubivuga, ariko impamvu tudatandukira nuko twahishuriwe ibikomeye. Nawe wahishuriwe ibikomeye, fatikanya nanjye gusenga. Ndagushimiye Mwami waremye ijuru n'isi, mbona umusaruro munini cyane kuri uru rubuga wampaye, abihana ibyaha ndetse n'abakomeza kuyoboka inzira y'agakiza no kwizera. Ndagushimiye kubera ko wemeye ko mba umuyoboro nka bitiyo ijyana ibyawe ku isi yose, kubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ni umugisha ukomeye, ni umugisha ukomeye kumenya Yesu, ni umugisha ukomeye kukuvugira, ni umugisha ukomeye kukwamamaza. Tuzabamaza itsinzi yawe n'umusaraba wawe. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo munsi y'uwo musaraba w'umukiza Yesu ngo niyo nifuza uhora mpagaze. Aravuga ngo ni ibuye ry'igitare rimbere igicucu, rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye. Ndagushimiye uyu muntu uyumvise ijambo ryawe, ashaka kukwizera kandi yabyemeye. Mwakire mu ntore zawe, mwemerere utaye mu mutima we. Ibyo ntamwigishije hano, umwuka wawe azabimusobanurira, maze ubwo abera bazataha tuzagenda tudatsinzwe n'urubanza. Iri jisho ritureba ridahumbya ryawe riduhoraho, ndabigushimiye. Haleluya, izina ryawe rihimbazwe. Ndasengera umuntu wari ubabaye ngo yakire ihumure rivuye kuri wowe. Mukozeho ikiganza cyawe, reka kore ku ikanzu yawe, reka yizere imbaraga zawe, reka yizere umusaraba wawe, reka yizere kunesha kwawe, reka yizere gukomera kwawe. Imbaraga z'Imana, gukomera k'umwuka wera, tito elobestance, reka bibe kuri uyu muntu. Mwami Yesu, ububyutse dukeneye nubwo kugira ngo abantu twezwe kandi twere. Urakoze kubinyemereye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, Imana iguhe umugisha, kandi ndabizi neza ko Yesu nawe ari kumwe nawe. Uhumure, niba warucitse intege, imvugo y'Imana ndabizi irakubyukije. Komeza urugendo ruracyari rurerure. Imana ibahe umugisha kugeza ubwo mutangara, amen.